reka mpere kuri Yves Nkuye mu ruge yego umunyamakuru wa B&B FM. Biroroshye cyane kuba yankorera ubu bugambanyi ndetse akanacura umugambi wo kuba washyira ubuzima bwanjye habi yego abikoreshejwe na shebuja. Yego uyu Yves Nkuye mu ruge mu busanzwe ni umunyamakuru tutanaziranye. Yego nta nubwo turanahura ni segonda na rimwe. we nuwavuba uro wa kera kireka nuze niwe wenyine uretse gato nje namenya uyu Yves namumenye akora kuri Country FM yego radio y'Urusizi ndayizi arimo gutabaza avugiriza induru umukoresha we ngo yaramwambuye no put arimo kuvuza induru muri studio my friend. Radio yakoreragaho ni nayo yari arimo kuvugirizaho induru avuga ukuntu inzara imwisha, avuga ukuntu asohoye mu nzu, avuga ukuntu bamwambuye bamumereye nabi. yego uti rero urabihuza ute no kuba yagira uruhare mu gukoreshwa na shebuja Jado Castari? nicyo kintu umuntu yibaza. Nimba mwibuka umuntu waje muri nasanze muri ibi bintu nkatungurwa. Tubona byumva byose ni Rukizangabo Shami. Ubu uyu munsi wa none Rukizangabo Shami akorera muri studio zakorerwagamo na Theo Ukwezi TV. Ntangiye no kwandika impapuro. Yego na hari umunyamakuru ubu ngubu barakorera kuri B&B FM wita Yves Nkuye mu ruge, yari umunyamakuru wakoreye kuri Radio Izuba igihe kinini. Hanyuma rero nari nsanzwe mfite nimero ze, ndetse n'umunyamakuru wakundaga gukora igitaramo haba kuri Radio Dis no kuri Radio Rwanda bita Rukizangabo Shami Aloys. Hanyuma rero maze kugira igitekerezo nk'uko nari maze iminsi nkora numva ibiganiro aba bagabo bakora, hanyuma nkashaka mu by'ukuri kugira ngo ntange ikibazo. Natekereje hambere, natekereje kujya muri RMC no kujya muri RIB, ariko cyane cyane ngira ngo aho byangoye ni muri RMC kuko ntabwo nari mpazi. Mu gihe ku cyiciro cya RIB headquarter niho nari nzi. Hanyuma rero maze gutegura inyandiko z'ikirego nagombaga kujyana muri RMC. Umuntu wa mbere nahamagaye ni Rukizangabo Shami Aloys. Umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Ngire gusuzana nagushimira amaze gukanda subscribe kuri Dopamide ndetse nawe ugiye kuyikora none hari byo kuko imaze gukora subscribe umaze kudutera inkunga ariko ugomba komeza udutera inkunga ibiganiro byacu kora share like and comment kugira ngo tujye tubana amasaha 28 kuri 28 nkuko bisanzwe mu kumwe nanjye turutayiga ndetse na Omiya tungetse before deep blessing Dopamide ya blessing Dopamide ni byo tayiga bagusabye ariko kwibuka kuzana ibikorwa cya service igeza ku Banyarwanda tukabafasha kuzamamaza kugira ngo abakugana bamenye aho bagusanga bamenye n'ibyo ukora. Taiga. Yes. Saluti. Yego salama. Saluti sana. Akari murakibuka. Saluti sana. Kumuntu bita DPG. Ariko mwe nande? Na kumbiuka diplomate. Debeni ma. Diplomate arya niyo bishe. Oya, iyo bishe ni yanegeje. Debeni bayishe. Dide generali ngo niyo bishe. Bari. Ariko jari. Ubundi remix igomba kuza ari nziza kuruta yari isanzwe ariko none remix yaje ari mbi gusa abakozwe kiba cyako abasubije inyuma kuko remix ugiye kuminjiramo akandi gafu ariko nakaminjiriwemo ubwo wakoze mix gusa na mix nayo ngo bimeze biti bugambanye ku mihanda. Mbere yuko tujya mu bugambanyi wabonye igikoko, ibi bintu ntabwo biba bisanzwe mu Rwanda. Mu Rwanda uza abantu bangahe bafite plaque z'amazina yabo. Sha, wanditse muri abantu tuzanye hari uyifitira. Abantu tuzanye. Wenda tujye no mu byamamare. Mu byamamare. Sha, na mu byamamare ntawe nzi. Kati harya bya bindi yaje imodoka yari yanditse byari bya bindi bashyiraho ibiryo byo unoza. Ibitekawe. Ibitekawe bite. Byari by'ibitekawe ntabwo byari. Uravuga ku ruhande se kade harya kuri plaque byari yanditseho.
maza byanditse mu mabondo. Byanditse mu mabondo y'Imana. Biriya ni sticker nayo wabyo kubishyira. Biriya babishyiraho iminota 30 yabikiyeho. Biriya ni sticker uragenda inyuguti bakazigira bakagira gute bakomekaho. Niyo mpamvu buriya nk'umuntu ufite ikigo ushaka kukibrandinga ntabwo ari ibintu bikaze. Ushatse imodoka yawe wagenda bakabishyiraho bitewe n'uko ugiye kwamamaza wavuye wenda ukagira gute ukabikuraho. Hanyuma ukamusomera iyi nkuru wumve. Bamwita Miss Muyango yerekanye Mercedes Benz GRS 300 yaguze ayambika plaque iriho amazina ye. Urabona kugani ntabwo ari ibintu bigize gute tujya tubibona nka kwa Chibu nka Diamond Platnumz. Nawe se bimaraho iminota ingana. Imodoka ziba zikize. Si plaque ze ntabwo ziba zanditseho amazina ye. Nta minota bimaraho. Birani bahita bikuraho. Miss Muyango Claudine yerekanye imodoka nshyashya yo mu bwoko bwa Mercedes Benz GRS 300 yaguze anahita ayambika plaque iriho amazina ye. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Miss Muyango yasangije abamukurikira amashusho amugaragaza yishimira iyi modoka ari kumwe n'umuhungu we. Amakuru rero agaragara ku mbuga ku mbuga nkoranyambaga zicuruza imodoka agaragaza ko iyi modoka ya Mercedes Benz GRS 300 yo mu bwoko yo mu mwaka wa 2022 igura hagati ya $45,000,000 ndetse na $60,000,000 bitewe n'imimerere yayo n'ibiyigize. Aya mafaranga kandi yiyongeraho imisoro n'amafaranga ajyanye no kuyandikisha. Hanyuma rero mu Rwanda kugira ngo bakwandikeho plaque buriya ngo biba bihagaze kuri plaque yajya amazina yawe $2,000,000 ugomba guhita uzitanga. Kandi nkeka ko ushobora kuba unayisorera bitandukanye n'izindi. Imodoka ndumva ntabwo ihenze cyane wenda niza babandi $60,000,000 se $45,000 kongeraho n'imisoro n'ibiki byose ntabwo ari menshi. Nese yabihenze kurusha ariko mu minsi je ntabwo yari yaguze ntuza. Yari yaguze Range Rover. Ni Benz akaba. Ariko we nanzo imodoka zihenzera. Mu Rwanda n'ureba urasanga abantu benshi cyane bafite imodoka zihenze. N'abakobwa abo tuzi. Ngenza abakobwa. Umugabo tuziranye cyangwa umugabo nzi ufite imodoka ihenze. Imunyakazi. Hari abandi basaza bazifite nyine batiyamamaza. Ubwo tuvuze n'abastari ariko none ibi ngibyo kwandika amazina kuri plaque mu Rwanda nta niyo ndahura nayo byanditse. Hari iyo twawe ejo bundi y'umunyarwanda se y'inyarwanda. Kurumva hari handitse izina. Hari handitse izina ariko ntabwo nari nzi ngo wende se. Kogo bani burara hajama barahewe. Murajama barahewe. Urumva ariko nyine nibyo ni byiza ko abantu bagenda banavugurura utuntu bazana utuntu dushyashya. Bazana ibintu birenze cyo bune najya kubona nkabana wishyizeho nkajya kubona nuzuru ya nawe yishyizeho tugasanga mu Rwanda. Mudamu ari kugaragaza ko afite amafaranga. Ahubwo kimenye umuvuduko w'urwumanza waramushize. Ariko yaremeye buriya ari umumeya wigeze kwegura bamaze ati nyabuneka madamu meya ko webwe ati umuvuduko w'umujyi uransize. Noza rero kimenye nawe ashobora kuba yarabonye ukuntu amafaranga yisuka nka views zo kwa Speed. Yatabatura urugo ntago hari. Ntago ari kabutura urwanje. Ikabutura nage mwe. Buriya abagabo bigiramo akantu nyine ka superiority ko kumva ari hejuru. None niba ari kubona urugo rwe ruri guhahirwa atari buruhahira uhita ukonje. Ibyo nabyo bishobora kugutera umutima mubi. Kandi nanone buriya ngo urugo iyo baruhahiye n'ibindi birakurikirana. Ariko uriya mwana w'umukobwa ngarakora cyane. Umwe bakobwa rwose ngo hano mu Rwanda bakora ku rwego rwo hejuru akora 24. Kora sinabyanze. 24 kuri 28 kandi ikindi ari kumwe n'umugabo we nabwo yarakoraga. Umugabo agasigarana umwana. Icyo gihe umugabo we yari yaravunitse. Ahubwo si yamwigisha ibyo akora. N'undi kariyeri yararangiye. Niba umuntu bita uyu ninde Sharon. Usana se inde. Iyo Jackie Rwanda. Jackie Rwanda niba DJ kimenye agiye kwiga ku DJ we ntiyabimenya. Akajyana n'umugore akadija ndakagahostinga. Ndetse uretse umve niba se
oya buriya tuvuge nk'urugero hari igihe ushobora kubana n'umugabo cyangwa umugore wabona business akora zirimo amafaranga akakwigisha uko zikorwa mukajya mukora buriya abantu bazi ubwenge kirazira nta muntu ujya uhuza akazi n'umugore ibyo bintu ntuzabitekereza babikuye he oya ibyo bintu gusa nta hantu urasanga umugabo n'umugore bacuruza umwe ajya kubishipinga unakabicuruza reba nk'urugero sibyo reba nko muri covid nk'umugore n'umugabo iyo bari abadije cyangwa umwe hose none se aho kugira ngo yicare mu rugo akaguru n'ubundi kagize gute kariyeri yako yararangiye none kugira ngo yirirwe yicaye mu rugo anafureka ngo umugore yagiye yatashye bwije agize ibiki ntajyanye se ahubwo se yamushakiye isuka akajya guhinga akajya ajya guhagararira abakozi nako bahinga saa sita zagera agataha ibyo ngibyo byo gushaka gukora akazi kamwe n'umugore ibyo bintu njye ntabwo njya mbishyigikira twigire kuri izi bombore dore mu banyamakuru ikintu kijyanye n'ubugambanyi kiri kwaguka ku rundi rwego hahandi umuntu uba ukeka ko ari inshuti yawe ngeje akaba ari kugambanira none ugasanga ni ibintu bigize gute birimo ubugambanyi bufifitse nese ubu barakuramo iki buriya reka nkwereke ntibakuramo iki kandi ariyo wakimbwiye ikintu bagomba gukuramo ntacyo bakuramo niba ababaye kopi bagadafite akazi mu ba mbere izo si inyungu hari umusore nahoze numva njye nakabonye kuri TikTok ari kuvuga ati buriya ubundi mbere itangazamakuru mbere ya ntoza ya revolution industrielle mbere yuko haza ibintu by'inganda n'ibiki byose no gukora amafaranga itangazamakuru yari rishinzwe ibintu ngo bibiri harimo kwigisha no kumenyesha umva ko entertainment ntiyari irimo ubundi ubu ngubu riba rishingiye ku bintu bitatu ariko manza byaramaze kuba nka 4 bitanu cyangwa se byararenze bitanu ubundi byari bitatu muri nyuma ya revolution industrial revolution cyangwa revolution industrielle sibyo ubwo byari ukwigisha akabamo kwemforma cyangwa se guha abantu amakuru no ku entertaining kuba akamorale yego ubu rero hajemo n'ikindi gicari cyo guhangana no gutukana icyo ntabwo cyabagamo none ubu hajemo n'ikindi gice cy'ubugambanyi ubwo ibyo byose ubwo bikubiye muri icyo gice cya kane reka turebe iki gice cy'ubugambanyi sibyo akenshi cyane nureba igice cy'ubugambanyi ntabwo kiza mbere yo gutukana umva nyine impamvu ibyo ngibyo byaje kubera ko itangazamakuru hajemo amafaranga no gucuruza inkuru ubundi abantu batangaga amakuru no kwigisha ntabwo bahembwaga byabaga ari ubukorerabushake none ubu byagize gute hajemo amafaranga uraza ukicara hano watanga inkuru nkahita mukubita inote yawe ya 50 wenda ukayitanga cyangwa se inote y'10 ugahita ugenda ukagira gute ukagura indagara n'ubugari ukirira ariyo mpamvu uzasanga hari inkuru nakubwiye zitabarwaga uyu munsi zisigaye zibarwa mvuga kuzicuruza zisigaye zibarwa muri kayini nyine kugira gute yo kuzicuruza kugira ngo umuntu azaze ubundi aba ari inkuru y'uko yabyaranye wenda na mushikyo cyangwa musaza we ntabwo ari inkuru zabarwaga kubera ko byabaga ari ishyano ryaguye ariko uyu munsi urakagurisha tuvati ndagenda nicare kwa runaka arahita nkubita inote yanjye ya 30 nyitahane ubwo rero hano niho byatangiye kuzambira none aho haziye ino ntuza ino niyo era iri digitalize yo gukorera ku ikoranabuhanga aho umuntu wese ari umunyamakuru noneho babihinduye isura buriya narakubwiye nti buriya umuntu uzakora ikosa rimwe sibyo umuntu uzaza kumubwira ngo muri uyu mwuga wo kuvuga ngo itangazamakuru buriya n'umunyamwuga buriya ntabwo ari umunyamwuga sibyo abo banyamakuru nujya kugenzura kenshi cyane uzasanga nk'umunyamakuru witwara uko nguko sibyo ari uko ashobora kuvuga ati wenda ndimo ndabona agahengekerezo wenda kuko nshobora hajemo amafaranga yabo ngubu uzi inkuru arayicuruza yabo wayicuruje nawe agira gute abona amafaranga uyu munsi umunyamakuru wicaye ku gitangazamakuru kimuha umushahara ku kwezi sibyo gifite indangagaciro runaka ashobora kuzigenderamo urumva kubera ko amafaranga ari kubona n'ubundi ntabwo ari kubura ayo kwishyura inzu ntabwo ari kubura ayo guhaha ariko wa wundi uzi neza ko niba yakoze inkuru igomba kumutunga
arega gatuza niyo mpamvu uzabona umuntu ari kubara inkuru amaso yamuvuyemo ari kwihanagura ibyuya batanga ngomba kuyikora nkareba kugira gute ivamo amafaranga. Reka nubwo tugaruke kuri uno munyamakuru bamwita Ndahiro Valence Papi, ni umwe mu banyamakuru bari kugenda bagarukwaho muri ino minsi, ndetse nawe akavuga ko rimwe na rimwe ari ibitero ari kugabwaho. Twumvishe umugabo wo mu karere ka Rwamagana ari kuvuga ko yavukiye mu mujyi wa Kigali witwa Emile, avuga ko yatanze ikirego kuri RMC. Yandikira RMC arayibwira ati noneho nkeneye ko abanyamakuru banyu bagomba kwitandukanya n'umuntu bita Manirakiza Theogene. Ubona ni umunyamakuru wamaze kuva mu gihugu yigira hanze y'igihugu, kugeza ubu ntabwo tuzi ngaherera. Abazita indwara zananiranye nibo siwe muganga Nzito. Indwara yose waba urwaye ayikoraho rikaka. Urutonde rw'indwara avura ni rurerure. Atanga imiti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Atanga umuti w'uruheriko. Avura karane ndetse n'inyatsi, nyabingi ndetse n'imitsiriko. Atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Muganga Nzito atanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A ndetse n'uwa hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kubyongera. Atanga umuti n'ubujyanama ku makimbirane yo mu muryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe ndetse n'umuti ugufasha kubana neza n'abandi mu kazi. Ndetse kandi akanatanga umuti ukuzanira igikundiro mu kazi. Rubyiruko wowe wabaswe n'ibiyobyabwenge, Muganga Nzito aragufasha ucukubiri nabyo. Nyuma yo kumenya icyo Muganga Nzito akora, uri kwibaza ngo akorera he? Akorera mu karere ka Nyamasheke ndetse no ku isi yose. Wabyumvishe neza, no ku isi yose, kuko ashobora kugusuzuma akanakoherereza imiti mu gihugu cyose waba uherereyemo. Ubwo uri kwibaza ngo Muganga Nzito ntahenze? Ntagahenze ugereranije n'imiti aguha n'indwara kuvura, kuko agukoraho rikaka. Icyo usabwa nta kindi, niba ufite kimwe mu bibazo cyangwa se mu burwayi twagarutseho hejuru, cyangwa se n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose, muhamagare kuri izi nimero uri kureba kuri screen yawe. Wahamagara bisanzwe cyangwa se ukamuhamagara kuri WhatsApp, cyangwa se ukanamwandikira, cyane cyane ku bantu bari hanze y'u Rwanda. Tandukana n'umuze mu mubiri wawe, gana Muganga Nzito. Nta nubwo ari ngombwa ariko apfa kubaho aherereye, nibuza afite umutekano wawe ndetse nawe ubwe. Ibyo ngibyo rwose byaba bihagije. Hanyuma rero iyo baruwa amaze kuyandika, ubwo uwo wari umutwe asaba abanyamakuru ba RMC ko bakwitandukanya na Theo, ariko noneho mu kumarukamo hagati ko agenda kompoza cyangwa se yandika ibaruwa, hazamo noneho kuba gutunga intoki abo babiri, Karegeya Omar ndetse no bita Ndahiro Valence Papi. Afata aba bantu babiri kabisa, bo ndanabakeneye duhure tuganire, muzaduhuze nabo. Ati nkeneye kubanariza. Ngiye nk'umuturage ugize gute, umwanaliste wanariza ukurikirana imikorere y'inzego z'u Rwanda. Ati kubera ko Theo Manirakiza amaze kugera hanze hari ukuntu yavuze nabi inzego z'u Rwanda. Yego. Ati rero abanyamakuru bamushyigikira nabo tugomba guhura tukaganira. Ibyo baruwa twarabyumvishe ndetse inagerayo. Yego. Uwo bita Ndahiro we ntabwo ndumva wenda Karegeya yaba bigarukaho, ariko Ndahiro avuga ko na email yamugezeho imusaba ko kuwa mbere ku isaha y'isa 9 igomba kugenda akajya guhura n'uwo muturage. Yego. Bakagira gute bakabaganiriza. Akabunga. Barabunga se ninde wacumuriye undi? Hari umuntu akeneye ko muhura mugiye gukora iki? Kuganira nyine ubwo kuri ibyo bibazo. Amva rero Valence Papi yarafata nta nubwo najyayo. Nubwo icyo tugiye kureba, Ndahiro avuga ko hari abanyamakuru bamugambaniye. Abanyamakuru utanakeka kabisa ko wenda bakwishora no muri ibyo bintu. Uramu udakeka rero niwe mubi cyane none buri. Urumva? Utakeka rwose ko bagira gute? Ibyo bintu babijya. Ukibaza nibyo cyangwa ntago ari byo. Ndaje wenda nkumvishe nawe uraza kumbwira icyo ukuyemo muri analize zawe. Reka tujye ku munota wa 8.
n'amasegonda 30. Oya, turi kwa 26. Interineti yanjye kiri kugenda nk'akagasimba. ubwo naba ndimo serumu 26. Wenda hera jini propaganda wavugishije ubugenzacyaha mubaza iki ubugaragariza ikibazo ufite cyangwa ubirangirira hano mu itangazamakuru? reka manze nsoza ibyo ndimo kuko ubwo urashaka kugira ngo mena amabanga y'ibyo ndimo gukora nanjye. urashaka kugira icyo igisubizo nacyo urashaka kugira ngo ugire iryo nkuramo nge nacyumva cyangwa nawe ufite abagutumye uvuno reka ngo umwanzi najya kurahe shabye ntago yajya ambwira nkajya mbyemera ngo yego dukora ibi dukora nkazana plan. Aha twikomere rikamere kuri Yves Nkuye mu ruge yego umunyamakuru wa B&B FM. Biroroshye cyane kuba yankorera ubu bugambanyi ndetse akanacura umugambi wo kuba washyira ubuzima bwanjye habi yego abikoreshejwe na shebuja yego. Uyu Yves Nkuye mu ruge mu busanzwe n'umunyamakuru tutanaziranye yego nta nubwo turanahura ni segonda na rimwe. we nuwavuba uro wa kera kireka nuze niwe wenyine uretse gato nje namenya uyu Yves namumenye akora kuri Country FM yego y'Irusade y'Urusizi ndayizi arimo gutabaza avugiriza induru umukoresha we ngo yaramwambuye no puja arimo kuvuza induru muri studio my friend. Radio yakoreragaho ni nayo yari arimo kuvugiriza induru avuga ukuntu inzara imwisha avuga ukuntu yasohoye mu nzu avuga ukuntu bamwambuye bamumereye nabi yego. uti rero urabihuza ute no kuba yagira uruhare mu gukoreshwa na shebuja Jado Castar? Nicyo kintu umuntu yibaza. Nimba mwibuka neza inkuru nakoze yego mu karere ka Kicukiro muri Gahanga y'amatanura nkayikora ku mugore witwa Marie Claire Munezi yego. amagambo yanshubije kuri telefone murayibuka. Nyuma yabwo uyu Marie Claire Muneza akaba nawe yarabaye umukozi kuri radio yayoborwaga na Jado Castar. Icyo gihe nkoze iyo nkuru Marie Claire Muneza yafungiwe defense n'uwitwa Jado Castar. Akaba araho Jado Castar ajya kuri tele avayo aza gukora follow up y'inkuru atakoze bwa mbere. Akurayo version zisa nk'izi protege Marie Claire Muneza kandi zirimo kumushyirishamo. Yaragiye azana amakuru ajya kuri mikoro kugira ngo wumve uburyo bakomeje gushaka kunca igihanga Uwiteka nyiringa bagakinga ukuboko nshimira n'inzego zacu kuko ntago ari injiji ibyo mukora byose inzego ziba zibireba. yego. Uyu Marie Claire Muneza Castar avuyeyo uribuka ko bamuhaye interview ndetse na wa munyamategeko wanyu ngo yemuyemo umwe dukunda cyane urabyo. Uwo munyamategeko akaza akavuga ukuntu barishyurwa ya magambo Jado Castar yavugiye kuri mikoro zavuga ko yagiye kuri tere ashimangira ko abaturage ngo nta hohoterwa bakorewe, ashimangira ko nta muturage wahari twavuganye ngo ahubwo ari abaturage nakuye mu Bugesera nkabazana amapakiye mu ikamyoneti ngari wanakoresha interview. Can you imagine? Abishingiyeho birumvikana. Hanyuma we ariko icyo gihe wari ubifitemo iye nyungu yumvaga ko ubifitemo iye nyungu. Icyo gihe bari barimo kuntemera hitaka kugira ngo abashe ku protectinga Marie Claire Muneza yego kuko yabaye umukozi we. Yego. Ubwo no kuvuga ati nyamuneka nanjye aho yavugiye nanjye mfite mikoro rikanze noneho nanjye murimire hitaka. Ibyo ngibyo wabikora mu gihugu kitarimo imiyoborere wabikora bigakunda, ariko hari inzego zaramanutse ndetse abarenganwaga icyo gihe bararenganurwa. Yego.
wabonye inyandiko z'ubwumvikane Marie Claire Muneza yagiranye nabo yahohoteye wa mugore w'imyaka mushyira 500 abamatano sinibuka amafaranga yagiye abishyura harimo Giscane Juru aracyarimo no kwishyura. Aho niwe ikibazo cyawe na Jado Castar gituruka. Noneho rero kuba Yves Nkuye mu ruge ukora kuri BNB FM yakoreshwa na Jado Castar n'ubusanzwe utaranyifurije ikiza muri biriya bihe agashaka kunci igihanga akankora ibintu nkabiriye kuba yarabonye umutego wa mbere wanze akavuga ati noneho reka nce muri uyu mutego Yves Nkuriye mu ruge ari we ubu mujyanama w'uyu muturage wo kunara ko ribarwa ijya kurega papi muri Rwanda Media Commission. Yego ntago nabwo byaba ari igitangaza kubera ko uyu muturage wumve neza iri jambo aravuga ngo nkitangira kwandika iyi baruwa navuganye ubwo yayitangiye igitekerezo hari uwo bakiri kumwe nuko atavuga uwamugiriye inama bla 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 kubera ko ntago nkeka ko umuntu nubwo barimo kuvuga ngo nuwa Rwamagana suwi Rwamagana ni hano muri Gasabo hano yego za Gasogi Rwamagana se yaje kukurega akubaze ntago Rwamagana ni za Gasogi. Ubwo rero kuba Jado Castar yakoresha umukozi we bagaca mu muturage kugira ngo hategurwe iyo migambi mibi si igitangaza. Ibyo ntago ari igitangaza kirimo. Umuntu waje muri nasanze muri ibi bintu nkatungurwa. Tubona byumva byose. Ni Rukizangabo Shami. Rukizangabo Shami. Uyu munsi wa none Rukizangabo Shami akorera muri studio zakorerwagamo na Theo Ukwezi TV. Nimba nanjye agira ngo wenda mwikange kubijyanye n'imitego y'emitindi nkurema kanje niruke abe yaza akavaringa umwanya wanjye muri BTN simbisi akaba ariyo target afite iyi migambi irimo gucurwa nawe ndetse n'abo bandi igamije kuba yangirira nabi kugira ngo icyo ashaka kuri nge nimba yambona ntari mu mubiri akumva ko ari cyo kizima nimba yambona ntakiri I never know nyire nabyo bikiriyaringe neza ibi bintu biri mu Rukizangabo Shami dore icyo nari ngiye n'umuntu buretse gatoya n'umuntu tuziranye kuva 2012 yego kugeza uyu munsi wa none yego dore Rukizangabo Shami ni umubyeyi nubaha ni umubyeyi twicaye tugasangira buri yose ange n'umuntu abari igihango. Rukizangabo Shami n'umuntu twafatanaga ingendo z'amasafari nawe ni ibintazi yego. Rukizangabo Shami n'umuntu ujya ukunda kujya kwigisha ibintu bijyanye n'umuco n'umuhanga cyane mu bintu bijyanye na kare ndamuzi noneho byagera mu bijyanye n'ubuvanganzo no kunoza ikinyarwanda ABCD. Yego aha ngaha rero wenda ikintu wenda papi inkuru akenshi cyane akora sibyo ni inkuru z'ubuvugizi sibyo kandi rimwe na rimwe ndakeka ko abana bavugira ari nacyo kintu nakubwiye ko nkunda nuko buri muntu uvugira abantu bari ku rwego rwo hasi akenshi cyane ntago abagamije amafaranga ugereranyije n'abo hejuru sibyo icyo kintu cyo ni nacyo kintu cya mbere mbanza kumwubahira sibyo. Noneho ikindi kintu wenda avuze ku bijyanye na Yves Nkuye mu ruge wenda konongeraho nako kantu kuko yagize atya kubitira inoza ikowe muri studio ntabwo nari nkazi ntabwo byumvise se narabyumvise ariko ngira ngo yari muri ati karabaye rero urumva ariko urumva ko kantu nako ntago nakanuza katari se wasinzi ko hari n'undi muntu wapfa kukongera kubwa akazi wenda sinzi ukuntu bamugire n'ikizere inde kuba umuntu ashobora kwicara nyine nawe kuba yarivugiye nibi oya umunyamakuru umunyamwuga yivugiye kandi nakubwiye ni ntugafate abantu n'ikintu cya mbere kijya kinambabaza nese ubwo nyine yande none se yarananiye kugenda ngo we na boss we bicarane niba yari yaramubuze ntabwo yamubuze kuki atari muhururize kuri mikoro ko yari akiyifite akavuga ati nyamuneka umuntu bita Nopuja ari kutwicisha inzara ntiwize itangazamakuru ubwo nawe ko ugira uramutse uhuye n'ikibazo cya boss wawe ntabwo ndi nkuye mu rugi oya ndumva umeze nk'uri kumushyigikira abantu oya ndumva uri kumushyigikira urumva umujene wenda ikibazo cye urumva inzara nimbi musaza inzara nimbi birumvikana rega aho kugira ngo ujye kwanika boss wawe sibyo wica umwuga bundi narakubwiye ngo akantu kiyo kajeho akantu kwitwa umwuga icyo kintu hari byinshi cyane ugomba nyine kwitwararikamo
uyu bundi bakubwira ko buriya waguhatse hari n'igihe aba yakongera akaguhaka ariko niba wamutaramanya ugataramana intege nke wenda z'uko yabuza yo kukwishyura ejo sinzi niba abonye andi mahirwe yo kongera gutanga akazi yaguhamagara muri abo. Ese ubundi niba ugeze utyo ukanika boss wawe sibyo akenshi cyane burangiye mvuga ni niba umuntu marambwiye ngo ko yahemukiye uriya byanze bikunze nanjye turi kumwe isaha ku isaha ashobora kuba yamemukira ubwo nawe ariko ububizi niba yaramuvuze wowe numukora nk'ibyo yamukoze cyane yagira utwo mugonganira azaguta hanze. Abantu nyine icyo gihe baba bafunze umutima wenda akavuga ati wenda biriya nubwo yabikoze wenda reka mpfe gufunga umutima mu hakazi ariko ajye yumva ko naho yicaye uwo muntu uba warakoze ibyo ngibyo ajye yumva ko n'abandi uburyo isura wari kumurebamo ari ya yindi yakoreye yandi cya gihe aho ngaho nubwo ari gukora akazi sibyo cyo ni ikintu cya mbere wenda namugayira kijyanye no kuba yararaburije boss we urumva. Ikindi kintu wenda navuga papi wenda ibi nahujije nanone navuga ko atari byo yifata wenda Jado Castar kaze kumuhuza na Nkwemuruye sibyo uko nanone aka kanya aramutse avuze ngo agiye gufata Jado Castar ajye kumuhuza na Nkwemuruye ni nkuko yavuga wenda ngo igihe Nkwemuruye yatangazaga ibyo bintu kuri radio hari undi muntu wari wamutumye undi mushoramari wenda mu ipiganwa rya radio sibyo nabyo byashoboka urumva rero aho none tuvuge ko Nkwemuruye ahantu hose aciye agenda agambana ntabwo mbizi niyo mpamvu nari mbizanye kugira ngo tubiganire ubwo n'abadukurikiye baze kutubwira niba koko byaba ari ubugambanyi bunyuze muri izo nzira zose kuko urumva byabaye binini bivuye ku kuba baraganirije uwo muturage bakamugira inama yo kwandika ibaruwa noneho bigera no ku kindi kigo buriya iri kuvuga umubosi w'ikigo nta nubwo yavuze amazina gusa yanavuze umuyobozi kuri BNB urumva ko n'ikigo tayari yagize gute yamaze kugita muri dosiye none rero ku kijyanye n'itangazamakuru ko tuzi ko umuturage aba yicaye hariya afite insamirizi akaba afite telefone mu ntoki ategereje wenda amakuru ari bwumve wenda ari kubera mu gihugu sibyo akaba ari kumva abanyamakuru bakagombye kunywa amakuru nabo ubwabo birirwa bagambana induru amakuru ni ukuyihigira urumva none ubu bihaza kuba byagiye ariko amahire tuba dufite ibitangazamakuru bigikora neza uyu munsi dufite ibitangazamakuru by'igihugu ibyo bikora neza kabisa ntabwo ari abantu batunzwe n'uko ibyo bashyize kuri YouTube byarebwe uzarebe ntuza chaîne ya YouTube ya RTV yamaze kurenza miliyoni ariko bashobora gushyiraho ikintu kikarebwa n'abantu 200-300 ushobora gushyiraho inkuru ikarebwa n'abantu 300 kubera ko ntabwo bagiye guhimba ngo bashyiremo imyunyu itarimo niba bavuze wenda ngo ingendo z'indege kuva ntuza muri Oman kugera i Kigali ubu zirakunda babibonye ko biri gukunda se hariyo bita Salameya iva Oman direct igera i Kigali ibyo bakabivuga gutyo ntabwo bari byo kuvuga ngo ni indege igira gute wenda yina ku muvuduko nk'uwino nyine ngo bashyiremo igikabyo kugira ngo abantu bashituke baze kureba iyo nkuru uzasanga yarebwe n'abantu bake ariko nyine ni ahantu ni hamwe mu hantu hizewe ariko kubwira ushobora gukura amakuru atagushyuririza ubwonko nyine akubwira ibintu uko biri hari n'ibindi bitangazamakuru bigihari ntabwo biraba byose ubwo rero uramutse ushatse amakuru nk'ayo byizewe hatarimo utuntu tw'utwunyu twinshi hatarimo utuntu two kogama n'uduki twose uzajya umenya aho ujya kuyashakira niba ushaka kwishyuririza ubwonko bombori nazo uzaba ugomba kuzishakira ariko nanone ikintu tujye duca ikintu sibyo rimwe na rimwe wenda hari ikintu bajya bavuga ngo ngiki ryahanuye inyoni uyu mujene wenda numvisha ariwe bavuze ibintu byinshi kuko Rukizangabo yarabatunguye yabakoreye surprise ndio barabaga bamuzi muri ako kantu ko kuba hari adashobotsemo kuko urumva yatangiye aho yakoreye arabato yaririye kuri mikoro za boss agira mujene ntabwo yakoze kuri salose mwe mu rugendo simbizi niba yarahakoze ahubwo yakoze kwa Apotre Yongwe ariko kuri salose nawe ashobora kuba yarakoze sibyo ko ndumva hari ukuntu najyaga mwumva muri za 2000 na kangahe wasanga urumva umuntu wigaga nyine mu kigo cy'intuza muri kaminuza y'u Rwanda mu itangazamakuru nta kuntu salose yagucika ubwo se waba wiga itangazamakuru yakoze urumva gashobora kuba yarakoze gusa nyine uyu mujene
niba atangiye kuvugwa mu tuntu nk'utu ngutu urumva yavuye aho atuvugwamo ubwo yari Rusizi ahandi ndakeka iyo radiyo country wa Rusizi ariko iracyakorana cyane y'ibyuma ariko irakora urumva ikibazo cy'abanyamakuru ariko mugira ngo bavugira abandi bo ntibivugire ariko inzara yari mu murye ntavuge kandi abaturage iyo bahuye n'ikibazo ajya kubavugira none se reka nkuba sibyo akenshi cyane buriya umusirikare w'umunyamwuga ushobora nko gutera urugo rwe sibyo wenda ashinzwe umutekano ahandi yitabara kare kumusanga mu zuba ukaba watera urugo rwadahari ariko akaba yavuga ati mujye gukurikirana icyo kibazo abandi murebe uko bimeze kuko ngenda nshobora kugenda nkakoresha uburakari ugasanga ndihoreye sibyo ariko iyo utumye abandi byanze bikunze hari ukuntu bagenda bakamutamo ipingu ukuntu ubuntuza bwakozwe rero ubugambanyi turagera bisobanura neza umuturage wese gatumwa nyine turumva ubugambanyi burimo ibintu bashobora no kubyita ubugambanyi ariko washungura neza ugasanga nta kintu kirimo ushobora kwitiranya ubugambanyi n'ubucuruzi unyura mu bikomeye kugira ngo bizabashe kukubera ibihamya by'ibyo Uwiteka Nyiringabo Imana yakoze. Ntago rero waca mu muriro w'ibishwangara ngo uzabe ukomeye kuko nta bihamya by'ibyo waba ufite uzavuga. Ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba saa 3 saa 4 nibwo natangiye kubona kuri social media barimo kunyohereza ijwi kuri WhatsApp rya Pastor Claude ari kuvugana na Emile. Ariko Emile mbibutsa ko uyu Emile ari wa muturage wagiye kundega muri RMC ngo kubera ko ntitandukanyije na Theo cyangwa se ngo nkore ibiganiro byamagana Imana yakiza Theogene umuyobozi w'ikinyamakuru Ukwezi TV inama bijyanye n'imitekerereze ye n'ubwenge bwe hanyuma ibikorwa nk'ibi by'ubugambanyi asive Ive yagukoraho wowe bugambanyi kanze ndiguye ubwo harunda ubwo utari Ive ko ntago nabyemera. Tugaruke kuri Sabi Radio gato mbere yo kujya kuri ako kantu niko ndimo gushaka ngo hakumvishe aziko wanyanduje wanyanduje ngo Sabi Radio reka nkumvishe iryo jwi uziko iryo zina ataryemera adashaka no kuryumva kandi yaravuze ngo ntibakongeye kumumenyerera ku izina ni izina yemera cyane ri proud yaryo yakoze ikiganiro gusubiza avuga ngo ntuzongere ntukajye ukora ku murizo w'intare umurizo nyine ni umurizo oya ni intare iyo ikoze ku murizo muri Bibiliya haravuga ngo nabagize imitwe sinabagize umurizo uwo murizo rero nawe yaravuze ati ni intare ariko ntugakore ku murizo wayo nagende banza wumve wari mayi uretse gato uretse gato yawumve ka kantu keza oya ari imera gundi kuryumva ka kantu keza Sabi Radio yakoze kagatuma menya abari inyuma y'umugambi mubisha ariko nkaba ntari nagera ku muzi wuri kubakoresha yego kwa telefone ndagira ngo duhamagare umugabo wagize igitekerezo cyo kujya muri RMC ndetse no muri RIB nkuko nabonye Ndahiro Valens Papi avuga yuko twamukoresheje ibiganiro ko aricyo twamuyoboye ndagira ngo aduhe inzira nyayo nyirizina yanyuze mu zihe nzira ya RMC biturutse muraho neza mugabo w'Imana muraho neza Pastor Claude mumeze mute muraho turashima Imana n'akazuba kenshi yego nabonye umugabo witwa Ndahiro Valens Papi avuga yikomye ko naguhaye ikiganiro ariko kandi yewe ikiganiro waje uturutse ahandi bamwe yuko hari n'abandi bari warahaye warasabye ibyo biganiro bamwe bagusaba n'impapuro uraziboherereza baguha promesse yo kuguha ikiganiro ubundi nyirizina kugira ngo uve i Rwamagana ujye muri RMC byaturutse hehe ngira ngo ntangiye no kwandika impapuro yego hari umunyamakuru ubu ngubu arakorera kuri BFM
wita Yves Mpuyemuruge yari umunyamakuru wakoreye kuri radiyo Izuba igihe kinini. Hanyuma rero nari nsanzwe mfite nimero ze ndetse n'umunyamakuru wakoraga gukora igitaramo haba kuri radiyo disi no kuri radiyo Rwanda bita Rukizangabo Shami Aloys. Hanyuma rero maze kugira igitekerezo kuko nari maze iminsi nkora numva ibiganiro aba bagabo hanyuma nkashaka mu by'ukuri kugira ngo ntange ikibazo. Natekereje hambere natekereje kujya muri RMC no kujya muri RIB ariko cyane cyane ngira ngo aho byangoye ni muri RMC kuko ntabwo nari mpazi mu gihe ku cyiciro cya RIB headquarter niho nari nzi. Hanyuma rero maze gutegura inyandiko z'ikirego nagombaga kujyana muri RMC. Umuntu wa mbere nahamagaye ni Rukizangabo Shami Aloys. Hanyuma ndamubaza ndangira ahantu RMC ikorera ngira ngo anambaza n'impamvu ndayimubwira mubwira ko hari ikibazo ngiye gutangayo ngira n'icyo ari cyo. Ndetse na mbere y'uko mpaguruka umunsi ubanziriza uwo nahagurutseho twari twabanje kuvuga narambwira ati impapuro ugiye gutanga ukizitanga bakimara kugutereraho kashe uzazime kuri WhatsApp ati ndashaka ko tuzakorana ikiganiro. Nuko ngenda muyoboza kandangira ndetse hanayobagurika maze kuyobagurika ariko yandangiye ko ari ahantu hafi ya stade hafi ya East African University. Agenda rero nsoma ibyapa nkabona ahantu handitseho icyapa cya RMC. Ubwo nongeye guhamagara Rukizangabo numva telefone ye ntabwo arimo kuyitaba ariko yarabanje kumbwira ngo ari mu kiganiro. Hanyuma mpamagara na Yves Mpuyemuruge nawe arandangira neza. Hanyuma nagenda mbaza abategetsi mu by'ukuri etaje nta n'icyapa kiriho cyakurangira ko ari muri RMC. Ninjiramo ndangije ntanga ikirego nk'uko nabigenje baransinyira ku reception. Gisohoka navuganye na Rukizangabo niwe wampamagaye arambwira ati wavuyeyo ntimvuyeyo rwose. Ndetse kubera ko nabanje kuri RMC Rukizangabo kiva kuri RMC namuhaye impapuro arambwira ati nuva no kuri RIB uruze zose narazibahaye. Nibo ba mbere nazihaye yaba Mpuyemuruge ndetse na Rukizangabo Shami Aloys. Rukizangabo rero we yananyemereye ko dukorana ikiganiro nuko nabonye bwije kandi ndi gutahe mu ntara ubwo birangira tutagikoranye ariko mu by'ukuri nibo bantu bandagiye kuri RMC ndetse nimero zabo ntanazifite. wagikoranye na mbere yuko ujya kwa Magashe se wari wamaze kuvugana na Shami Aloys? Rukizangabo twavuganye hakiri kare rwose bikiri nka saa 8 kuko kwa Magashe ho nagezeyo saa 11. Nagezeyo saa 11 ariko Rukizangabo twari twavuganye nko mu saa 8. Hanyuma rero ngira ngo no guca kwa Magashe nuko nari ndiho mpaca ntaha kwa Magashe ni Kanombe. Niyo nzira yari irwamagana. Ubwo rero birangije njya kwa Magashe gusa ariko na Rukizangabo yarambwiraga ngo dukorane ikiganiro ariko akimbwira namaze kugera mu modoka ndimo kugenda. Ndamubwira ndetse twagikorana ejo nuko nta kibazo ariko mu by'ukuri nibo bahanagiwe na Yves Mpuyemuruge. Sawa. Yes. Ubugambanyi bwumvishe he? Ubugambanyi uko mbwumvishije nuko aba bantu buriya njya kenshi cyane iyo numvishije nk'umuntu ajya gukora nk'ikintu ndabanza nkamubaza nti se nta kundi kuntu mwabigenza tukabanza tukamenyesha uyu muntu kuko urumva uyu wagiye kurega papi ntabwo yarigeze muhamagara nkamubwira ati papi njyewe ntabwo ndi kubona ibintu byawe neza sibyo. N'aba ngabo babimenye aho ubugambanyi navuga ko bwavukiye nuko nabo batigeze bavuga ati wabaye uretse tukaza tukavugisha papi cyangwa bakamubaza bati papi waramuvugishije se birananirana n'uwo karegera. Noneho bamara kumuvugisha noneho papi bakamuganira wenda bakaba babahuza akavuga ati wenda ibintu byose byagenze uko inkuru nakoze yatumye ufata icyemezo cyo kujya kundega ni iyihe nk'abanyamakuru b'abanyamwuga sibyo. Nakubwiye n'akantu ko ni umuntu najya yongeraho agakanya ubunyamwuga ako kantu ko kaba ari ikintu gikomeye cyane ariko umuntu avuze ngo umunyamakuru atongeyeho umunyamakuru w'umunyamwuga
burya nta mari bimurimo urumva. Abagabo rero aho ubugambanyi navuga ko bwavukiye wenda kuri Rukizangabo ugereranyije na Nuza ugereranyije na Yves nubwo bamugize Betray mukuru bakanamusesengura guturuka aho ngaho za Rusizi kuza bakageza i Kigali akanyine bakamuhimbira nk'ikintu nakita nkaho nyine urumva n'ubundi ari mu nkono mbi yamaze kubaka izina ribi gukora aho ari gukora naho baragamba bosi wabo afitanye ikibazo nande na Pape. Urumva rero ako kantu karamukurikiranye cyane sibyo nihangane uwo nguwo urumva. Ariko ugiye ku ruhande rwa Nuzu y'inguyu rwa Rukizangabo akantu yahereye akantu ko kandi amakuru yafite urumva aragenda amakuru yafite urumva nyine ikintu ngiye mbona hajemo kutimana kw'abanyamakuru nyine kwimana umuntu no kutagira gute no kutamutanga ngo bicare nkuko wari ubivuze babe bavati noneho se nta kundi ibibazo byakemuka tutagiye muri izo nzego zose byo nta cyajemo hazamo akantu ko kureba ya ndonke yo gucuruza inkuru kumusaba izo kopi nta kindi bashaka guhita ba breaking yego avati ndahita nkora ikiganiro bati dore na kopi ngizi hano ndazifite aho nyine n'umusaza asigaye aziprinting akaba zifite ari hard ngenda zisoma sibyo. Hanyuma rero baho kugira ngo babwire umuturage ati wenda waca muri izi nzira bikoroha urumva ibintu buriya byagiye nanitse ko byanagarukiye muri RMC ariko urumva ko yagiye muri rivo urumva n'ibintu byagiye mu nzira z'amategeko aho ngaho rega umuntu ntago papi yorohewe umuntu aba yanafunga yanze kwita RMC buri uko biriyo ntago yagufunga RMC ikikora ni mediation no kubunga kubaganiriza iyo byanze nibwo mujya muri izo nzego. Ariko umva umuturage yaje iremera kuri RMC ahavuye ahita ajya no kuri RIB najya gutanga izindi kopi urumva ko rero ntago ari ibintu wafata minenene papi rero ntabwo wava ngo uyu munsi agize gute arorohewe niyo mpamvu ari gufata ababagenzi bati muri abagambaye ariko ndaburumva uko babikoze ni ukwishakira iki kwa gucuruza inkuru ni ukwishakira za views kuko barabati byanze bikunze niba ari umuturage wareze Ndahiro Valens Papi kumugeraho mbere ni ukugira gute ni ugukorera amafaranga noneho ko ufite bimwe mu bimenyetso by'ibiri kuvuga nayo nandi mafaranga. Niyo mpamvu bagumezaga bamugenda ati rero ati ngenda nakuyobora ati yaraye musuza ikorera se ati ntabwo maza tugende nugera hanaha mpamagare nkuyobore ati ariko niba mara kuguterera kashe kurumva kashe niyo yerekana ko document ziri official niba mara kuguterera kashe ya reception yuko babyakiriye uhita umpa kopi ubundi ngire gute nitwikire ubuse dukora ikiganiro. Buriya hari ikintu kimwe kera cyane yatekerezaga nkavuga ni buriya nk'aba bajene wabarize nk'ibintu urumva ukabona ntibabikora neza sibyo numvaga ndamutse mbaye nk'umuyobozi nk'umuntu wenda nk'urugero wenda ugasanga ubu se natanga urugero wenda ugasanga nk'umushoferi sibyo atwaye yanyweye inzoga urumva nkamufata inshuro ebyiri sibyo ikindi wenda akaza kuba kakiyongeraho kuko yigeze gukora impanuka perimi nahita nyimwambura burundu ubwo urumva iki urumva ndi kuganisha he no kuvuga ngo n'umuntu wishe amategeko y'umwuga atayakora neza mu buryo bwubahirije wenda abangaba bo ntabwo bahishe icyo bakoze no kugambana ariko nk'umuntu ukora itangazamakuru yararikize kabivangavanga ngibyo n'ubundi hari intuza tuvuye nk'urugaga rw'intuza rw'abaganga bavukana igihe bakwambara lisansi bitewe n'amakosa bakoze ariko bategeza ko ayo makosa aba manini cyane karengerana ibyo sinzi ngo bayapima angana gute ariko nyine hari intuza hari umwuga uba ukora wawukoramo amakosa ugasanga bakwambuye uburenganzira bwo kuwukora. Itangazamakuru rero noneho cyabaye kinini rero urumva byavuye kuri ntuza kuri FM biva kuri televiziyo biva mu kwandika biza no kuri YouTube nakubwiye ko umuntu wese abyukaga umupakira abanyamakuru ntago ari umunyamakuru aba bantu uretse nyine wumva ibyo uvuga ngo umunyamwuga ubundi se ni n'umugira umunyamwuga ko abo ngabo wita abanyamwuga turi kubona ibyo bari gukora ahubwo ushobora gusanga umuntu utari uwo wita ngo si umunyamwuga. Rega ibintu byose hari n'igihe bijyana n'umutimanama wacu ndetse n'imitekerereze yacu ariko iyo hajemo amafaranga ahindura ibintu byinshi. Ariko umuntu uri kuri YouTube ni projet ye iyo projet ye uyu munsi niba yakoze muri kuno kwezi akinjiza wenda 800 ubu utaba ashaka kwinjiza miliyoni na
niyo mpamvu uzasanga nyine nk'aho yakagiriye inama umuturage arabata ahubwo nyihera kopi ngire gute ni breaking nikorera ikiganiro. Ubu rero reka mubwire ntanga amanota sibyo? Nese ibitangazamakuru bingahe byakabaye biri official cyangwa se bikora professional. Ubu n'abanyamakuru bagiye kuri mikoro bagahangana. Umukozi n'umubozi abari bicaniye muri studio bagahangana bakagenda kwicana kugira ngo nibuza barebe ko viship y'ibintu bari gukora biri burebwe cyane. Ariko se biriya bintu biba biri kunyura kuri radio cyangwa ni twebwe tubibona byo kuri YouTube gusa? Biba biri guca kuri FM cyarimo. Yewe sha. Ubwo rero umva ko ubu gushaka kwinjiriza kuri social media cyangwa se online mbona harimo ukuboko kunini kwa Satani. Nta Satani rega ni twebwe ba Satani ni twebwe. Kubona se yahinduye abantu Satani se hoye online kwikorera rwose abantu barahindutse. Hari abayikoresha neza ariko abenshi bari kwikoresha nabi. None iyo bigeze muri no secteur nyine ijyanye no gutangaza kumenyesha no kwatetaininga bibindi ubwo nyine mbyitewe n'itangazamakuru. Ariko rero ibi bintu bijyanye no guseringa gucururizaho bishobora ko byarorohereje abantu. Umuntu ashobora wenda kuba yabukinga amatike y'indege, kuba yagura ikintu hanze, kuba yagira ibiki, aho ngaho urumva iri kugira gute iri gukora neza. Ariko mu bijyanye n'itangazamakuru kuyihahiraho birasaba ni ari mu Rwanda gusa niyo ari n'ahandi ibintu biri kugenda negative ntabwo biri kugenda positive. Mu kuvuga ngo rero uzasanga umunyamakuru ari muri studio ari kumwe na mugenzi bari kuganira ku kintu ariko noneho birangiye bashyizemo n'ibitutsi, birangiye bitwaye ukuntu ubona kudasanzwe. Ariko niko bimera no kuvuga ngo abantu babonye ikintu vuba. Arumujene yigize kumbwira ngo guzimbwa vuba ngayubakira ikiraro. Urumva no kuvuga ngo rero bamwe mu banyarwanda ikiraro cyiza cya kibi, ikiraro gishobora kuba ari cyiza. Urumva bose mwereka nk'uyu munsi dufasha abantu b'amazina azwi bakurikiranyweho ibyaha byakorewe kuri YouTube, wenda tuve no kuri YouTube honyine, izindi mbuga nkoranyambaga tuzihorere. Ubona bangana. Reka nkwereke rero ikintu cyari gitumye mvuga uramugani sibyo? No kuvuga ngo abanyarwanda nago baragira ingaruka z'ikintu Mutesi Kovia yigeze kuvuga cyitwa ngo hari igihe kizagera mukajya muhunga ibiganiro byanyu. Sibyo? Iki kintu nago bamwe barakiyumvisha ngo bamenye ngo ese ibyo nakoze hari rijyana nzagira nkajya numva sinshaka kwibona, nkajya numva sinshaka kwiyumva. Urumva ntabwo turagira nyine generasiyo wenda ikurikira iyiriho nyine ntabwo abantu barazi ngo uri sekuruza w'umuntu cyangwa uri sekuru w'umuntu. Urumva bagiye hari n'abamama abantu nabo bakiri bato utaragera aho uzaba umukecuru usanga umwana wawe ari kukureba wari wabiciye kuri mikoro za yego. Urumva itangazamakuru ntabwo ikindi buriya abantu benshi cyane bakagombye no kubireba. Hari igihe kigera abantu bakajya bavuga ngo buriya nguzi ibintu nguriya ngo ukuntu kera byajyaga bigenda nyine ku buryo n'igisekuru cyawe bashobora kugifata uko nk'igisekuru cya Semuhanuka. abantu ibintu byoroheye amazi dusigaye dufata ibintu for granted nyine turabyoroshye nyine n'agaciro kabyo ntabwo turakamenya. Twavugaga ko wenda uriya musore yaratutse umukoresha we cyangwa se yarataramanye umukoresha we katabishyura kuri mikoro, noneho mikoro z'uwo muntu ubundi mu myaka yashize kubona akazi byari bumugora. Ariko uyu munsi ahavuye amaze gukora ibindi bitangazamakuru wenda birenga 3 cyangwa 4. Ariko nyine abo binajyanye n'icyo wavugaga kintuza. Hari ukuntu buriya kera wakoraga ikintu, icyo kintu bakimenya muri famiye yanyu bakaba batava umugeni ndetse no kubona umugeni nabyo bikagora. Ariko uyu munsi tubate wabikoze yarabikoze, uwo duhuye nawe turahuye. Niyo mpamvu rero uzajya ubona ukajya ukabona umugore yikwe mu bitanda akagukubita ingumi cyangwa umugabo yikwe mu bitanda akagukubita ingumi mu bantu akakubwira ati uriya ntuza nyogokuru w'umugore wawe aturiye yakubitaga umurenge wose. Akabata ubwo yari wamugeza mu rugo ukazasanga wamuzanye harimo uturaso twa nyirakuru tw'ikijeti kajya akuzamurira umugerwa basi ndapfuye bawe. Bundi reka nkwereke sibyo ibintu nk'ibyo rero byabaga
bariya bakubwira ati buriya ugiye urambagiza famiye, urambagiza ibibero byateriwe umukobwa. Hari igihe byasabaga kureba izo background zose muri famiye, ariko uyu munsi ntawe bireba. Uwo muhuye n'uwo muhuye urateretu. Ariko njye reka nkubwire ndi abantu bahamya ko 100% urumva abana bameze nk'ababyeyi babo. Nubwo umwana bashobora kugaragara ko uretse nyine mwereke bishobora kugera kuno urumva urahari imyaka umwana ageramo akamera nkaho yagoramye. Sibyo? Abantu benshi cyane bakavuga ngo none se ngo ababyeyi be uko tubona bitonda, ariko ngo uramwana kameze kuri. Hari igihe kigera wa mwana nubundi agatongera akagaruka muri wa mwanya w'ababyeyi. Kaba karimo nk'imyaka y'ubutini. Imyaka y'ubutini maze iminsi nganira n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ni imyaka nyine iri madness y'ubusazi ukuntu. Ariko iyo myaka iyo amaze kuyivamo arongera niyo nabyita gukonja, arongera nyine akagaruka ku babyeyi. Ugasanga afite za ndangagaciro. Reka kamwereke urugero, sibyo? Ari muri mwe twigize kurebana. Urumva? Turavuga tuti uyu mupapa n'umuntu mwiza cyane. Uriya mwana we byagaragaraga ko hari imyaka yagezemo bihinduka ibindi bintu. Arashyuha. Ariko se niba wabonye yaratuje. Ari umwana wa pasiteri. Wabonye yaratuje. Amazina nitwigiye tuyavuga bwamuzi baranamuzi. None yagera igihe cyo kugira gute aho kujya gusirimba mu rusengero akajya gusirimba mu kabari. Ariko nyine iyo urebye ubona yari umwana kuko uyu munsi ni umubyeyi kandi umubyeyi ukize w'intangarugero. Ako kandi iyo migozi irakugarura. Ariko niba nyamaze kuganira n'abantu barenga nka 5 uva ko mu myaka yabo nyine y'ubutini yakoze ibintu nawe uyu munsi atekereza ku umusatsi umuvuyeho. Ariko uyu munsi ibyo ngibyo akaba bisigaranye nk'isomo ariko atari we w'icyo gihe. Ahubwo yarize gute yaragarutse kuri za nama ababyeyi bamuhaga, yaragarutse kuri kwa gusenga ababyeyi bamutozaga, yaragarutse. Ubuzima rero, ubuzima ni urugendo. Sibyo? Kandi akenshi cyane uzareba iyo umaze guterera umusozi, urumva hari igihe ureba hepfo mu gishanga. Sibyo? Cyangwa waba umaze kumanuka umusozi ukareba hejuru ahantu uvuye.